Uyu mujene ngira ngo muri kumubona neza kw'ifoto mu nkuru yabanjirije iyi ngiyi ntago mwamubonaga neza, ariko kandi nta nubwo nari nababwiye imyirondoro ye yose, reka ngende mbabwire n'ibindi mutigeze mumenya kuri uyu mujene washebeje bagenzi be, aho yaje gufatanwa ibintu twavuga ko biteye isoni, nubwo harimo n'ibindi by'agaciro, ariko umuntu nk'uyu nguyu nabonye uri mu kigero cy'imyaka 34 y'amavuko wo kwiba amasahane n'ibiyiko, ubwo harimo n'amafoke ndetse n'ibikombe. Ibyo ni ibyifashishwa kuri kiriya kigo asanzwe yigishaho. Uyu n'umwarimu n'ubundi wabigize umwuga, ariko akaba afite n'akageso ko gukorakora. Bana nanjye byose ngende mbikugezaho ugenda usobanukirwa n'ibyo utigeze umenya kuri uyu nguyu. Nakubwira ko yitwa Eugene Iragena. Uyu mugabo rero uri kubona ku ifoto ni bwana Eugene Iragena nk'uko natangiye mbikubwira. Uyu nguyu akaba yari asanzwe yigisha kuri iki kigo cya Collège de la Paix Rutsiro nk'uko nari nabikubwiye. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu musore, reka mwite umujene kuko umuntu wese ukiri umusore aba akiri umujene. Uyu nguyu kuba yari afite akageso ko gukorakora kandi byitwa ngo mwarimu yongerewe umushahara, ni ibisebya bagenzi be, ndetse bamwe bagiye bavuga ko ntago ibi ngibi ngo bikwiye ku bantu b'abarimu, by'umwihariko batanga uburezi ku bantu benshi. Navuga ngo ni abana abereye inkase cyangwa se dadi, ugasanga niwe n'ubundi uri guca inyuma akanyereza na bya bindi byifashishwa mu kigo, cyane ko byagiye binagaragara ko hari n'ibindi bikoresho byagiye bibura. Usibye n'ibikoresho, harimo n'ibitekwa, amavuta, imiceri n'ibindi byagiye binyerezwa muri iki kigo. Gusa hafatwaga ibindi bisambo, ntago iyo dosiye uyu mujene Iragena Eugene yabigaragara. Ubwo wenda birashoboka ko ibi ngibi we yari afite uburyo bitwara, nuko isosi yaguyemo inshishi bikaza kurangira n'ubundi afatanywe. Bimwe muri ibi bikoresho byose muri kugenda mumubona, naho byatangiye ibingibi bibera muri geto ye, aho madamu Landirodi cyangwa se umugore wa nyiribyondo yazaga kubura telefone ya smartphone yo mu bwoko bwa Infinix. Byaje guteza akaduruvayo mu gipangu, rero biza gutuma uyu mudamu avuga ati iyi telefone ntago nayiheba, ndaza kubasaba kamwese mwabapangaye mwe. Ubwo navuga ko iminsi 40 ya Eugene Iragena yari igeze. Uti byagenze ute rero? Nk'uko uyu nguyu ngiye kugenda nkubwira ko yigishaga ahangaha mu karere ka Rutsiro kuri iki kigo n'ubundi cyitwa Collège de la Paix Rutsiro. Ahangaha nakubwira ko ariho uyu mwarimu yabarizwaga, ariko uyu akaba avuka muri uyu mudugudu wa Mukebera, aha ni mu kagari ka Clear Congo. Ni aha, ubwo abazi aha akagari gaherereye cyangwa se uyu mudugudu uri, mushobora kuba mukazi neza kundusha, mwajya muri comment mukagenda mumpa amakuru arushije kuri aya ngaya ndi kugenda mbagezaho. Gusa uyu bwana Iragena Eugene, uyu ni umujene w'imyaka 34 y'amavuko, ubwo nagiye mbikubwira. Uyu rero mu bihe bitandukanye yagiye afata agacyura cyangwa se akagenda acyura gahoro gahoro bimwe mu bikoresho byifashishwa ku ishuri. Muri ibyo bikoresho rero harimo amasahane, ndetse harimo amafoke, ibiyiko bisanzwe, yewe n'udukombe. Ibyo ngira ngo mwese musanzwe mubizi ko byifashishwa mu bantu bagiye gufata ifunguro cyangwa se icyo kunywa, harimo agakoma. Ubwo ni ku ishuri, kuri iki kigo ntabwo turajya kure yaho. Ibyo byose rero yagendaga bicomora gahoro gahoro abizana hehe? Muri geto cyangwa se mu kavumo ke. Uyu rero si ibyo ngibyo gusa, hiyongeyeho n'ibindi bintu bigiye bikomeye by'agaciro, aho ku ishuri bagiye bataka mu bihe bigiye bitandukanye, cyane ko umwaka wose warushize kuri iki kigo habuze mudasobwa zigera kuri 3. Ubwo birumvikana ibi byose byaje gusangwa muri geto y'uyu mujene cyangwa se y'uyu mwarimu wari warabigize umwuga. Ntabwo ari mudasobwa 3 gusa, hari harimo n'indi imashini ikora kashi, ndetse nakubwira ko hari harimo
n'utundi dukoresho dukeya gusa. Ibyo ngibyo nibyo bagiye bamufatana ubwo ku munsi wa 40 nk'uko byagiye bitangazwa. Uyu Eugene Iragena umusore cyangwa se uko yaje gutezwa ingaru n'uyu nguyu, ubwo ni umugore wa Nyiribyondo, aho uyu Eugene acumbitse muri geto. Ni nabwo rero uyu yari yabuze telefone ya smartphone iri mu bwoko bwa Infinix, nibwo uyu mugore yesazaga aravuga ati reka mbasake mwese, iyi telefone ntabwo nakwemera ko iburira ahangaha, nta wundi muntu waje aha. Batangiye gusaka, ubwo ni nabwo bageraga muri geto y'uyu muvandimwe cyangwa se y'uyu mushuti wacu, ariko ntabwo ndi inshuti n'abajura, nta nubwo ndi umuvandimwe w'abajura, mutaza kubyumva nabi. Ubwo ni nabwo bazaga rero gucakaza kwa Eugene cyangwa se muri geto ya Eugene. Eugene ubwoba buramutaha, si byarangiriye aho ngaho gusa, telefone yaje kubonwa n'aba ngaba basakaga muri iyi geto. Si iyo telefone babonye gusa, babonye n'ibindi bikoresho bidasanzwe. Uyu muntu batangira guhita bavuga bati asanzwe ari umujura. Ni nabwo rero byaje kuba induru, telefone irenga kuba telefone. Uyu ni nabwo byarangiye bamuhururije rero. Ubwo n'ubuyobozi bw'ikigo bwarabimenye, ubimenya nibwo bahise bamenya bimwe muri ibi ngibi byari ahangaha. Ibi byose ni kugenda nkubwira niba byagiye bitangazwa na Dogiteri Murangira Bitsier, ubwo n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu bwana Eugene Iragena rero akaba avuka ahangaha mu murenge wa Bungwe mu karere ka Burera, mutaza kugira ngo avuka mu karere ka Rutsiro. Mu karere ka Rutsiro yarariyo nk'umunyamirimo wabigize umwuga wigisha abana kuri iki kigo nagiye nkubwira, ariko akaba yarafite n'akageso k'ubujura. Muri ibi bigo cyangwa se muri iki kigo cy'amashuri hari hasanzwe hafatwa ibisambo bigerageza gutwara cyangwa se binyereza bimwe mu bikoresho bijyaha ngaha ku ishuri, harimo amavuta nk'uko nagiye mbikomosaho ndetse n'imiceri. Ariko birashoboka ko kuba uyu mujene witwa Eugene n'ubundi Iragena muri ibyo bisambo we ataragaragaragamo cyangwa se atarigeze agaragara muri iyo keseze y'ibyo bisambo. We rero ntago kuvuga ngo baramufatana amavuta n'ikimenyimenyi mu byo bamufatanye, nta mavuta nta muceri byari birimo, ubwo niyo mahirwe. Ariko n'ubundi ibi ngibi byose yafatanywe, ubwo urumva ko bigiye kumushyirishamo n'ubundi byanze bikunze, dushingiye ku mashini imwe ngo yari ifite kode, ari nabyo byaje gutuma ikigo kimenya ko izo mudasobwa zose ari iz'icyo kigo, kandi ngo zari zarabuze, hari hashize umwaka bazibuze. Uyu nguyu nibyo byahise bigaragara ko ari we wari warazibye, ndetse n'utwo dusahane n'ibyo biyiko n'ayo mafoke yewe n'ibikombe n'iyo mashini yindi ikora kashi, byaje gutuma byose bigaragara ko ari we wabyibye muri icyo kigo. Beza guhita bimushyirishamo cyangwa se ahita atabwa muri yombi. Sinabi gusa batawe muri yombi, n'abandi bakekagwaho kuba baba bafatanyacyaha cyangwa se ari abafatanyacyaha baje guhita batabwa muri yombi, kimwe n'uyu mujene witwa Iragena Eugene. Ubwo bakaba bahise bajyanwa rero n'inzego z'umutekano, aho bagomba gukorerwa dosiye ikaba yashyikirizwa ubushinjacyaha. Ubwo icyaha cyabahama tayari nyine ni uguhita babukora. Ubwo uyu nguyu se kariyeri ye ntibirangiye, byanze bikunze bamushyiremo imiyaga, iki cyaha gishobora kutajya munsi y'imyaka 2-3. Icyo gihe diporome y'urumva iba yageze gute? Yafirinze. Mwirinde ubujura, mwirinde kwitiza ibintu bitari ibyanyu, kubera ko aho isi igeze mw'abantu mwe, dukeneye gukoresha amaboko yacu tudakorakoye, sibyo rata? Reka mbashimire rero uyu nguyu, ngira ngo ni wa mwarimu nabagejejeho ejo. Ubwo kwari kugira ngo nongere mbabwire ibye, mugende mumenya n'imyirondoro ye, ndetse mugende mubona n'isura ye, cyane ko ejo bitari byankundiye ko mubona isura ye neza. Mwakoze cyane, reka mvuge ngo ciao ciao.